Reka turebere hamwe ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho bimaze kuba byarenga urugero rwa Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimaze kuba byamubana ibibazo bitewe n'uko rwose yemeye ibiganiro hagati y'umutwe mu 23, ni nyuma y'uko yari yaratangaje ko nta na rimwe azigera yemera ibiganiro hagati y'umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC, dore ko yamaze gupanga ibintu ndetse akanavuga yuko rwose hari imirongo ntarengwa cyangwa se hari imirongo igenderwaho cyangwa se hari imirongo ntarengwa itukura rwose kadashobora kuganira n'uyu mutwe mu 23, dore ko ngo yaba aroshye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ngo yaba akigambaniye bikomeye cyane. Ariko ubu ngubu aka kanya icyo nakubwira, umutwe mu 23 wamaze kuba wakanga ibiganiro byari guhuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC, n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya rero amakuru nkuzaniye ndetse se cyangwa amakuru nkufitiye nuko rwose byamaze kuba bisubira irudubi, intambara igiye kuba yatangira, noneho navuga ko amaraso agiye kuba yameneka bya nyabyo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo nakubwira cyo usabwa no kugandira subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tujye tubagezaho bijye bibageraho 5 kuri 5. Ariko kambanze nshimire umuntu wamaze kuba yafungura subscribe, agakanda inzogera, agakanda like, kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se amakuru tubagezaho ajye bageraho, kugira ngo nidushyiraho video mujye mwakira notification tubahaye. By'umwihariko rero reka tuve muri ibyo, reka twirebere by'umwihariko biri ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe mu 23 kuri uyu munsi rwose hari habazwe ibiganiro hagati y'umutwe mu 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ariko umutwe mu 23 ubwawo watangaje amagambo ugira ati nubwo utagiye muri ibiganiro ariko urababaye cyane bitewe n'uko rwose ibi biganiro utabyitabiriye. Umutwe mu 23 ni nyuma y'uko wari wanze kongera kujya mu bindi biganiro. Ndagira ngo murabizi ko uyu mutwe mu 23 ukomeje gushinja igisirikare cya FARDC kugaba ibitero mu baturage ndetse no kugenda bakomeretsa abaturage ndetse babica. Intambara kuva yatangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habayemo intambara ikomeye, dore ko na n'ubu itararangira. Ariko icyo navuga cyo aka kanya cyangwa se uyu munsi, navuga ko rwose iki gisirikare cya FARDC gikomeje kugaragaza imbaraga nkeya ku rugamba. Kandi ikindi nakubwira cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abapfa barapfa, abakomereka barakomereka. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amaraso gusa. Kwanza umutwe mu 23 ukomeje kugenda ugaragaza kwanga ibiganiro cyangwa se kwerekana ko wasinze cyangwa se hari ikintu umaze kugeraho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uri kugaragaza cyangwa se kwerekana ikintu ushoboye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwanza n'impamvu intambara yakomeje no kugorana, aba M23 bagaragaje uburyo ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse badashaka leta ibayobora ikabayoborana igitugu, ndetse ni nabyo banze kuvana kera. Ariko izi nyeshyamba za M23 kuba zikomeje kugenda zitsinda urugamba, ntekereza ko atari uko amahanga ari kureba. Amahanga arareba kandi ndetse yamaze no gusaba izi nyeshyamba za M23 ko zigomba kugira gutaga cyangwa se gukora ikintu cyo kurekura uduce tumwe na tumwe bafashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko uyu mutwe mu 23 ntago ubikozwa, dore ko bamaze kubyanga ndetse bakomeza bagenda babwira abantu bamwe na bamwe batandukanye ko batazigera barekura cyangwa se barekura uduce tumwe na tumwe bafashe cyangwa se bashyira imbunda hasi, ko bazarwana kugeza ku gupfa. Dore ko rwose ngo bari kurwanira ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngobo icyo bashaka ni ukwishyira kwizana kwa muntu, ndetse ko nta leta y'igitugu bakeneye, ndetse bavuze ko bagomba kurwana kugeza Kinshasa kwa perezida Antoine Felix Tshisekedi Kilombo uyoboye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibi rero bikomeje kugenda biteza abantu benshi impagarara, ndetse dore ko abamaze gupfa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo ni benshi. Mu minsi yashize hagaragaye abaturage benshi bapfuye, dore ko wageraga muri karitsiye imwe n'imwe ukumva irimo inuka kubera imirambo yaboreye aho ngaho mu mihanda, yaboreye mu bihuru. Mumbabarire kuba mbivuze nabi, ntabwo nzi uburyo bivugwamo, ariko icyo navuga cyo yahuguse, ariko icyo navuga, ariko ngira ngo kambere k'ibyo bintu, icyo navuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo ni ibibazo, ndetse bikomeje no kugenda bigora Perezida Antoine Felix Tshisekedi, ukomeje nawe kuzenguruka amahanga agaragaza ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kibi by the way, ndetse ari n'igihugu gikomeje gutuma umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeza kuba muke cyane bitewe n'intambara iri kuberayo, ndetse akomeza ashinja u Rwanda kohereza ingabo zigera ku 30,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo barwani ku ruhande rwa M23. Uyu mutwe washinjwejwe n'amahanga, ndetse uvuga yuko uyu mutwe bavuze yuko u Rwanda ruwufasha, ndetse by'umwihariko James Kabarebe bavuze ko rwose areberera inyungu z'uyu mutwe wa M23. Ariko hari amagambo Sultan Makenga ku munsi w'ejo yatangaje ubwe, ku musibo w'ejo yatangaje we ubwe amagambo agira ati twebwe rwose twinjiye muri Warikare, ndetse twageze mu gace karimo amafaranga ndetse n'amabuye y'agaciro. Ubu ngubu rwose dukomeje gutera intambwe tujya mbere, dore ko rwose tutazigera tuva muri iki gihugu cyatubyaye, dore ko twebwe turwanira uburenganzira bwa muntu, twebwe turi abakongomani. Leta ya FARDC yagaragaye yica abaturage by'umwihariko b'abanyamurenge. Ibi rero byasembuye M23, abaturage benshi bishwe rwose n'iki gisirikare cya FARDC barishwe. Ariko none mu minsi yashize hagaragaye abaturage bagera kuri 5, abaturage 4 bishwe n'ingabo za FARDC. Rwose yari ni umusirikare umwe wishe ingabo za FARDC, rwose hano umusirikare umwe wa FARDC yishe abaturage b'inzirakarengane, abaturage b'inzirakarengane bo basize ubusa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo navuga cyo leta y'Kinshasa yo amahanga nakomeza kurebera gutya ntagire ikintu afasha iyi leta y'Kinshasa, nta kintu kiri bukorwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe mu 23 niyo bazana inkunga zimeze gute, nta mahanga aje ngaterana ubwayo agira icyo akora. Urumva ibi ngibi arimo agenda ngari kugura intwaro Antoine Felix Tshisekedi, iba ari kugenda nyuma yo kujya kuganira na Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda, ntibigire icyo bitanga. Ibi ngibi nta kintu byaza kumarira Antoine Felix Tshisekedi, bitewe nuko adafite imbaraga zo kurwanirira iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bano basirikare ba FARDC bagaragaye ku munsi w'umusibejo biruka bikomeye cyane, ndetse ni n'abantu bagaragaye bafite ubwoba imbere y'abasirikari ba M23. Ikintu cyabiteye kwanza barirutse, none abasirikare ba FARDC barirutse, hano abasirikare b'abarundi basigara bakavarinze, ndetse bameze neza, ndetse bari kurasana n'izi nyeshyamba za M23. Noneho babirutse babateye icyuho gikomeye, dore ko rwose nabo byaje kugeramo hagati babona isasu riri kurya umuntu rigasiga undi, bembereye imbunda bashugunya hasi, nabo bariruka imigongo bayirebesha mu masasu. M23 rero nayo ntikina, cyangwa se nishobora kuvuga ati baratsinzwe reka bagende, yabamishijemo amasasu ku munsi w'umusibesho. Rwose icyitwa umurundi we muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarakubiswe, ndetse yahasize ubuzima bitewe nuko izi nyeshyamba za M23 n'umuvuduko ziriho, cyangwa se wajya kureba FARDC ukabona uburyo yabataye mu cyuho igasiga izi ngabo z'u Burundi ku rugamba. Iyi ngiyi rero ni motivation ikomeye cyane babahaye inyeshyamba za M23, ntimunagire ngo. Kandi icyo navuga kindi, Antoine Felix Tshisekedi yemereye izino ngabo za FARDC cyangwa se izino ngabo ze zimurwanirira kuzihereza umushahara, cyangwa se akazongera nimba bahembwaga 1,100
bakongera bagahembwa 1000 cyangwa 200 cyangwa 150, ariko ntacyo byigeze bitanga, ndetse dore ko rwose ngo bamaze amezi agera kuri 3 bano basirikare ba FARDC batabona umushahara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wambwira ngo umuntu yarwanira igihugu amaze amezi 3 adahembwa? Ndakubwira ko Antoine Felix Tshisekedi we ubwabo yemereye iyi miryango ye kagiye kwituza neza, ndetse akayituza ahantu hafite umutekano, imiryango ikareka kongera kuba mu bigo bya gisirikare. Abasirikare bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babanaga n'imiryango yabo mu bigo byabo, ugasanga umusirikare afite nk'abana bagera ku 5, abo bose babana mu kigo cya gisirikare. Umuntu afite imbunda mu kigo cya gisirikare, umwana w'imyaka 5. By the way, ni ibintu bibi. Wowe icyo ngusaba gusa ukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like zikazamuka, kugira ngo ibiganiro n'amakuru tujya tubagezaho bijye bageraho 5 kuri 5. Ariko niba wamaze kubikora, banza ngushimire, uri uw'agaciro ndetse uri n'uw'amahirwe. Ariko icyo navuga cyo, ntumve mvuga ibi cyangwa se ngo ngire gute, ibikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo nagahomamunwa, bitewe n'umutwe wa 23 noneho n'umuvuduko uriho wo ubwawo.